Ebyo nabigambiro Ambrose Kibuka uruchairman wa MK omuchanga cha Kigezi obwabe navugana Abatuura ba Bugangari omuri Rukungiri district. Kibuka nagira ngo umukorogo no gwa Kigezi yona tutubire netambura ijoro ninjira mukandi mutuleba ni na baramu no mwami baramu tukutambura Kigezi yona abo kuba umukorogo urwa katano no rwa Kigezi yona, we call it Kigezi inter-sub-region team building. Ugo mukoro niguza kuba guliho Ankole region, niguza kuba guliho Toro region, niguza kuba guliho Bunyoro region. Kibuka nayongera agira ngo Muhoozi no muntu arukunde ntunguka ndahigire myeto kozesa kurunje biconco byabo. Abantu bamanye ngo Muhoozi Kainerugaba aliyo kandi nakunda entunguka omuri Uganda kandi nagwa narenda ngo abo muntu wo kugira ngo ebintu bibakozira abayenaremo turi kubarwanisa konkani tuyenda ngo bigumeho kandi tuwongereho abibakozire kandi no kurwanisa kugira ngo ebintu byite bibakozire bamuzeyi tukona nk'abantu bagumene babishahura itwenda ngo tubikume nk'abana babo abo bakoze kandi kantu ngito tutura turi na 99%. So Rukungiri nayo so far iyo neje netwe gitaho ahitwa Rukungiri yabira protect no kirebo buri kimwe cyo nati mwa muri ya mwijuru kuko tujyampa hariho wareba mu FDC bamwe Abatuura ba Bugangari ababe bari ha mukorogu hine bibagambire barukwenda ngo babakorere abone mbazo mu igwariro abone ngo utonunji no bakwatariro sente ibintu byo no bishambo mu igwariro kandi twenda za mashini kandi twenda ibindi bikwasa kongera ho kusinga ho okora bakora ibintu birengera byinshi kandi tubimanya twenda twegese n'imyeto na buryo muwe omukorogo ndwiza kubahebera na urwa katanoru gasha kwa Dani Basibi.